Yes, ibihe byiza kuri uyu muntu wakoze subscribe kuri Fist TV. Nizere ko mumeze neza cyane. Imana ibandebere icyoroshye. Yes, imbere ya kamera za Fist TV ewana hari umugabo ewana wambaye neza cyane. Ewana wa undi mumenyereye nk'umutinganyi cyangwa se nk'umugore. Yes, hanyuma muvandimwe watangira wibwira abadukurikiranye. Ibisanzwe baranzi Shadunda nk'ibisanzwe nagiriwe ubuntu bwo kubana namwe kuri CCTV Light. So musanzwe munzi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, musanze munzi ku mbuga nkoranyambaga zanjye zindi. YouTube channel yitwa Manzi Sadunda, nagize wajya ukanakora subscribe ubundi tukabana. Nkagira TikTok ni Manzi Sadunda, Instagram Sadunda TV, nkagira Facebook Manzi Sadunda. Aho hose murahansanga ubundi tukaganira tugahora tubana umunsi ku munsi. Yes. Hanyuma Sadunda dutangira hari ikibazo nshaka kukubaza. Hanyuma nabonye kuri YouTube channel yawe yitwa Manzi Sadunda, hariho usigaye ukora ibintu by'ibishego. Biriya bishego ntago bazagufungira YouTube channel cyangwa se n'abandi bantu mubana muri society nyarwanda bakaba babibona nabi. Ubundi ndahera ku bantu tubana muri society, right? Yes. Abantu tubana muri society na pastor unyuza inyigisho ku mbuga nkoranyambaga zo gusengera abantu, bandika comment bamutuka nawe baramutuka, hari abamutuka babyishimira, nago comment zose zizazuzuje ibisabwa kari ukuri. Na Bruce Melody asohora indirimbo yashyira hanze bakamutuka, na Gisupusupu nuko n'abandi nuko. Ntabwo rero ngiye ndi marayika ku buryo nabuza abantu kubibona nabi. Ikindi nta wamfungira YouTube channel kubera ko nta bishego byadanshiraho. Ntago mfata igitsina gore ngo nyifotore kigaragara ngo nyishyireho. Nyishyiraho kiri mu ikariso umwenda wacyo. Ntago mfata igitsina gabo ngo nyifotore nyishyireho. No, ibyo nibyo bibi bituma YouTube channel yawe bayifunga. So ibyo nkora byose ntago byatuma YouTube channel bayifunga. Icya kabiri, ibintu nyuzaho ni ibintu bikenewe. Hari ababikeneye kubera ko nyuzaho inyigisho uburyo waryoshya umwana, uri umutipe ku buryo waryoshya umwana, utuntu nk'utwo. Ikindi nkanyuzaho n'utundi tuganiro za interview, nahuye n'abantu, nganira n'abakobwa, nganira n'iki, utuntu nk'utwo. Ntabwo rero two twatuma agari ibishego byadanje ku buryo byatuma bafunga YouTube channel. Yes, urakoze cyane. Hanyuma Sadunda, mu minsi ishize mperutse kubona ikiganiro ahantu nashatse kuvuga izina, mbona urimo urarwana n'umugore wawe ariwe Ige, wa mutinganyi yitwa Ige. Mwapfaga iki? Nta kintu twapfaga cya danje, uretse ko abantu bitwara kuriya kigore baba bafite imyumvire nk'iy'abagore n'ubundi. Ugasanga niba wenda mwari inshuti mukundana, ugasanga ukoza akantu gatoya aragakuririje. So hariya ndakeka n'ahantu hamwe twarwanye, bansanze ahantu nari ngiye kwifatira agacupa. Noneho barantungura, ambwira ngo imyambarire nambara ngiki. Swati icyo ndanakigarukaho kuba mumbonye mu yindi sura yambaye gutya, biraba n'igitangaza, ari n'igitangaza. Ibi ngibi niko numvaga nabyifuje, niko nifuzaga kuba nakwambara uyu munsi. Kimwe nuko ejo mushobora kuzamura nambaye kora, kimwe nuko gutyo njye nambara bitewe n'ibyifuzo byanjye ko numva nshaka uwo munsi kwambara. So hanyuma rero ngarutse kuri icyo cya Ige, yaraje nsanga ahantu narindi, arambwira ati iyo myambarire gutyo uzambara gutyo, nanjye nkambara gutya, mugabo n'indi umugore n'indi. Ariko nza kumusubiza ndamubwira nti bwa mbere wanzanye kuri kamera
ukuramo impeta nakwambitse urayijugunya, turashwana turatandukana kuri kamera, urangije ubu ngubu nabwo usanze ahangaha, reka mbeho uko numva nshaka byo kuzuza naho gutyo, nicyo cyahise nzamura umujinya rero gituma turwana. So gusa wenda ikintu nabwira abantu muri rusange, nababwira ko biriya nta mpamvu yo kubitindaho cyane, ibintu bisanzwe cyane ko uriya twanatandukanye tutakiri kumwe, njyewe nibereyeho kwanjye nawe ari ukwe nyine vrema. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo kindi nashaka kukubaza, abafana barambajije ati nzakubaze, ese nta wundi umugore wari wabona? Kuri icyo kintu nta by'umugore nta n'uwo nkeneye, kubera ko njyewe ntago nitwara kigabo. Mbivuze gutyo murahita mubyo, ndahakanye kenshi ko ntari umutinganyi, narabihakanye. Ahubwo imyambarire yanjye, uburyo mba nambaye n'uburyo mba nitwara, nibyo abantu bakuririza bavuga ko ndi umutinganyi, ariko njye si ndi umutinganyi, ahubwo ni imyambarire iba yampinduye, bagatangira bakavuga ibintu byinshi. So nta mugore nkeneye, kuko nanjye imyitwarire yanjye ni nk'iy'abagore. So urumva rero ko nta mugore nkeneye. Urugero, ubu se waba uhagarara gutya cyangwa se ubigenza utya like nk'umugore nk'iki, nk'uko ababibi bitwara utuntu nk'utwo ngutwo, warangiza ukavuga ngo nkeneye umugore. Mukeneye gute se? Mukeneye gute? Kandi ubwanjye nanjye imyitwarire yanjye ari iy'abagore. Icya mbere, ntabwo mukeneye ngo uze turyamane. Icya kabiri, ntabwo mukeneye ngo uze ngo twinjoyinge happiness. Icya gatatu, ntabwo mukeneye ngo tujye mu rukundo mbarwe ngo nk'abantu bakundana. Ahubwo njyewe nshaka security yanjye, imyitwarire yanjye, kubera ko nanjye ubwanjye nitwara nk'abagore. Urumva rero, nimara kuvuga gutyo wenda abantu benshi baravuga bati ubwo udakeneye umugore ukeneye umugabo. No, nta n'umwe muri abo nshaka, sinkeneye umugabo kuko sindi umutinganyi. Ikindi sinkeneye umugore kuko nanjye ubwanjye imyitwarire yanjye ni nk'iy'abagore. None njye hari ikibazo nshaka kukubaza, nimba udakeneye umugore ukaba udakeneye n'umugabo, ubwo ukeneye iki? Ikintu nabivugaho kuri icyo, nkeneye security yanjye, kubaho uku nguku mbayeho biramagije, kuba mbayeho gutya, kuba nitwara gutya, kuba nslayinga nk'ababebi biramagije. Nta kuvuga ngo nkeneye Sadunda, ngo nkeneye umugore, ngo nkeneye umugabo, ngo nkeneye iki, nta na kimwe nkeneye muri ibyo ngibyo. Nkeneye first kumva ko njyewe ndi refill, nuzuye ku bwanjye, meze neza, mbayeho uko numva nifuza kandi nshaka. So murabo rero muri ibyo byose nkeneye kubaho ndi safe. Hanyuma Sadunda, njye hari ikibazo nshaka kukubaza. Ubu ngubu n'amakariso wambara y'abagore? Amakariso abenshi baranabibona, ko cyane cyane abankurikira kuri Manzi Sadunda ndi kwigisha ziriya nyigisho, barabibona ko nambaye ikariso y'abagore, kuko ntago wakwigisha ya nyigisho utagaragaza nyine ni kariso y'abagore, utagaragaza ibintu bya kigore. So iyo ngiye muri ya nyigisho, iyo nambaye ikanzu, kereka iyo nambaye ipantaro nka gutya nambaye box, ariko iyo nambaye ikanzu ita nyine mbari fili ku mugore wuzuye, ubwo mba nagiye mu kigore nyine. Byose ibintu byose yabindeho ni by'abagore kabisa. Okay, hanyuma ahangaha ku bantu badukurikiranye, ndabona ngo uyu muntu utwo tuntu yambaye ku maguru ngo batwita ngo iki, ngo mbese batugurira hehe? Utungutu izo gourmet. Sinumva se nawe ubizi, utuba twita gourmet. So kutugura batugurira ahantu bacuruza ibirombe, utuntu nk'utu tw'uturombe, bacuruza imikufi, bacuruza amasaha, mbese utuntu nk'utu tw'uturombe niho batugurira. Noneho gourmet kuri njyewe ziba zisobanuye utuntu twinshi. Njye ubundi iyo nambaye gourmet mba numva nari feel, mba numva muri make ntuzuye, mba numva nuzuye muri make yato.
so gurumete kuri njyewe rero ni ibirombe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri dusobanuye ibintu byinshi kuri njyewe yanjye mba numva ewana ntambaye gurumete, ntambaye gutya mba numva nta kintu mba numva mbese ntuzuye muri njyewe. So ni icyo rero gurumete kuri njyewe zisobanuye. Okay. Ya hanyuma se umuntu arambajije ngo iyo ugiye mu isoko nko guhaha, isoko ririmo abantu benshi, ewana ngo ugabona nyine ukagenda wisanzuye ugiye kuhaha imyenda y'abagore, ngo abantu ntago baguseka cyangwa se bagufata nyine ukundi kuntu? Uretse baba babonye ibitangaza, kimwe nuko twigize gukorana njye nawe n'ubundi kuri Fisi TV, twiga gukorera ruguru ya ku Gisozi ya Bengi. Abantu barabibonye uburyo abantu batugose baratuzenguruka bagira gutya cyagiye hariya. Rero nanjye ngiye mu isoko nambaye kuri bahita babona ko ari ibintu bishyashya, baragashya baranze ngo none ikindi kubanzwi noneho nanone reka niyo nagenda nambaye kuriya wenda niyambariye nk'agakora cyangwa se nambara agakora k'umukara kageze mu mavi, niyambara n'agakote karekare ukagira ngo n'ubundi ndi nk'umuhungu, n'ubundi nubona aho bitandukanye. Ntihagire umuntu uza cyane ngo anjeho wenda nganjeho kubera iyo myambarire y'abakobwa, ahubwo nzaho kubera nzwi femu yanjye, kubera nzwi ndi umusitari. Ariko noneho iyo nambaye gutyo biba bibaye akarusho, bamundagaza barangota, isoko ryose rirahurura, basitubonye igitangaza. So urumva rero ntabwo yabyoroshye mahane, nta nubwo yabyoroshye byo. Ya urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo nakubaza, igihe nkutungura nkakugwa gitumo nkagusanga mu kabari, ngo abantu barambwiye ngo wari uri kumwe n'undi muhungu w'umutinganyi, nibyo koko cyangwa sibyo? Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, kubera ko hariya nari ndimo ni n'akabari nari ngiyemo vuba, ntasanzwe nzi cyane, nari nkagiyemo ngiye kwihishahisha, kuko nakunda kujya mu kabari hariya niho nari ngiye kwiruhukira kwihishahisha, kuko abanyamakuru bakunda kunungura bakansanga mu tubari ahantu hose ngiye bakangendaho. So hariya rero nari ngiye kuhitsimba, nazi ko namwe ahubwo bari bubite babarabura ahantu, nazi ko hari bugire umuntu barabura. So njya kuhitsimba kuriya, urumva nta muntu twari turi kumwe, nta mutinganyi wari urimo. So nanjye umusitari wari urimo hariya gusa, kubera ko niho nari mboye ngiye kwihisha. Rero kuba babikubwiye barakubeshye nyine tu. Hanyuma ikindi kibazo ndi kubona ndi kureba ahangaha, umuntu aranditse ngo kandebe neza, umuntu aranditse ngo mbariza Sadunda ngo ni ukubera iki akunda gutukana, kandi mu muco nyarwanda ibyo bintu bitari byiza, ugatukana noneho ngo ku babyeyi. Umuswera kanyina, umuswita, ibintu nk'ibyo nkunda kubitukana cyane cyane iyo nagize umujinya. Yarengera nkabituka abanyamakuru baba bagize, baba bantunguye ibintu nk'ibyo bantunguye bakantungaho kamera kandi batabisabye, nabibahereye uburenganzira. Nibwo nkunda guhita mbabwira gutyo. Kandi ikindi ntabwo mba mbatutse bimvuye ku mutima, nubwo mba mbabaye ntabwo biba bimvuye ku mutima. Ikindi hari abantu bakunda ubungubu baretse kunyita Sadunda, basigaye banyita umuswita, kubera ko ni akajambo nkunda gukoresha. Hari n'umuntu wamamaga kuri fora arambwira ati umusa, ndakwemera byatandi, ndagukurikirana, ariko hari akajambo ka nkoma fresh, nabwo ni nakahise, ati akajambo ukunda kuvuga ngo umuswita fresh. Rero umva kuvuga ngo umuswita nta rwango ntaki, nagomba nkututse ngo bimvuye ku mutima, ahubwo no kugira mbere numva ngiye niruhukiye muri njyewe Jesse. Cyangwa se n'abadukurikiranye n'abakurikiranye abareba Fisi TV. Ndahera ku bareba Fisi TV. Barito gatoya kanongera ngo usubiriremo kuko narimbyisha. Sadunda, dusoza wakoze cyane kwitabira ubutumire, ariko dusoza wagira icyo
ubwira abakunzi bawe abafana bawe muri rusange n'abantu bareba Fisi TV. Ndahera ku bareba Fisi TV cyane, bareba Fisi TV ndabahenzapi, kandi umuntu wese wafashe umwanya agakora subscribe kuri Fisi TV nawe muteye peace. Mwisenza ku bafana banjye cyangwa se abakunzi banjye muri rusange, ndetse n'abatarega byanga kunda iyo wafashe umwanya ukandika comment, ukanyandikaho comment Sadunda uri umuswita uri ibiki ibyo n'ibiki ukora burya uba wangize wanteye gutya. Gusa ndagukomeje ndanaguteye peace. Kandi icyo nakubwira kindi, nyarukira kuri channel yanjye nyirizina ya Manzi Sadunda, YouTube wandikemo Manzi Sadunda, ukore subscribe urebe utwo tuntu ndi kuguha show za danje noneho zitwika koko cyane cyane kububatse. Mwabakobwa mwe ibintu mbabwira kuri channel ya Manzi Sadunda mbivuga kububatse, ntago mbivuga ku batarubatse. Naza kukuvuga utaza kunyarukirayo ngo ubikurikirane ubirebe nurangiza ushyukwe, no. Mbibwira abubatse, kandi namwe abubatse namwe ni byiza kubireba uri kumwe n'uwo mwashakanye, utamuca inyuma ariko. Nicyo nababwira. Ikindi ndabakunda cyane, muri abana beza, kuba munkunda mukanabinyereka. Munyarukire kuri Facebook, mwandikemo Manzi Sadunda munyandikire, kubera ko Facebook yanjye yaruzuye aba followers baruzuye, nago nabona uko nkuha confirm ngo unkurikire kuri friend request, nago bikunda. Ahubwo uranyandikira ndabibona n'ubundi nkusubize, birakunda, tukomeze tuganire dutwike hashye koko. Jya kuri TikTok yanjye nayo ni Manzi Sadunda, nayo biremewe kunyandikira kuri TikTok, naho ndagusubiza. Jya kuri Instagram ni Sadunda TV, naho biremewe kunyandikira, naho ndagusubiza. WhatsApp yanjye ariko impamvu mbabwira nimero yanjye rero mba ngira ngo munyandikire tuganire munyungure ibintu by'ubwenge, kuko hari abanyandikira gusa bari kuntuka, bari kumbwira nabi, nanjye bigatuma mbabara nkabasubiza nkabatuka. So impamvu nkubwira nimero yanjye no kugira ngo unyandikire umamagare umbwire ibintu byubaka by'ubwenge. Andika Sasa Gasambi wicare wandike iyi nimero yanjye. Ni 078 057 1079 ukamamagara ukanyandikira ukambwira ibintu by'ubwenge. Erega na fanta mbanyishaka wa. Yes, Sadunda bakuremere. Wakoze, Imana iguha umugisha. Hanyuma abakunzi ba Fisi TV nizere ko ewana mugomeze mugumya mukagubwa neza. Hanyuma Imana ibandebere neza, ibandebere cyoroshye. Imana ikomeze ewana ibashyire mu gasabo. Hanyuma dusoza nabamenyesha yuko nabasaba gusura Easy Buy Shop. Easy Buy Shop ikorera mu mujyi. Yes, Easy Buy Shop ikorera kuri City Tower ahahoze na Kumati. Mubasure ewana mwirebere, mwigurire ibintu byose barabifite: inkweto, imyenda, amasakoshi, imikandara, amakositimu, imyenda ya siporo, ibintu byose barabifite. Hanyuma bakanakorera kwa Makuza muri etage ya 3, Makuza Peace Plaza. Hanyuma Imana ibampera umugisha. Nimero za Easy Buy Shop muraza kuzibona ku kiganiro. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha, murakoze.